ngo ufitiye ubutumwa bukubwira ngo hari igihe uzibwira ngo uri mu bantu ariko mu bundi buryo umeze nk'uri mu ishyamba. Imana izagushyiraho ibihano bishoreranye ku rwego uzibona nk'uri mu ishyamba. Reka nkubwire, nawe utabona inkoni y'umuntu ariko iyi Mana yo ntabwo uzajya kubwira abantu ngo ntibamese imyambaro. Amen. Birababaje. Mu bintu bikomeye byababaje Imana ni ukubona abantu bari kuvuga ngo bakavuga ngo bakazirura mu bintu byatumye Abisiraheli bagubwa nabi mu butayu no mu rugendo bakoze bari kuva muri Egiputa. Icyambere ngo bemeye gutegera amatwi abanyamahanga. Cya kivange cy'abanyamahanga cyagurukanye nabo ngo bagiteze amatwi kibabwira ibyo gishaka kibatandukanya n'Imana. Icyo bita kuguteranya n'Imana mu buryo bw'imyifato. Ibi bintu ntuzagira ngo bizasiga ubusa. None se ugira ngo nubwo ijisho ry'abantu ritakureba iry'Imana iri kureba. Abisiraheli bamwe ubutaka bukasa bukabamira, abandi bakagwa mu butayu, ikagera naho irahira ndahira kavuga ngo ndahiye kwera kwanjye mu bavuye muri Egiputa nta numwe uzagerayo mu barengeje imyaka 30. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo yaguhamagaye. Yego. Irashaka kubonana nawe, irashaka kuvugana nawe. Yego. Nta nubwo izihanga, irababaye. Yarizi ngo wari ukwiye kugaragaza pozisiyo yo kubwira abantu ngo nimusigeho. Nawe uri murebera. Bamwe bavuga ngo gusenga Imana si ngombwa, abandi bavuga ngo niyo twasenga ryangombe, abandi bati niyo twabigenza gutya. Ese abarakora igihe mwatujyaniye inyigisho mwatwigishije zatwubujije gukora, zatubujije ibi nibi, mwaratuyobeje na amadini ya none ibyo mwigisha mwe n'amaboko y'Imana. Harabanga Imana ibongeze uwo munsi ni Imana yazivuga ngo mwarengeye muranakabye. Mboneraho no kukubwira ngo iki gihe cya none aho abantu bose babaye abahuguzi, aho abantu bose bafashe ijambo ku bantu basenga, aho abantu bose bafashe umwanya bavuga ngo abantu bese bashaka kuba abahanga n'abanyabwenge. Imana yarahiye gutya ikavuga ngo ntibazabona gakondo. Ndababaye nukuri. Iyo myitwarire yakagize undi muntu utari wowe. Naho wowe Yesu yarwaniriye intambara, wowe Yesu yakuye mu mfu zirenze rumwe, wowe Yesu yagaburiye bikomeye, wowe Yesu yatabaye, wowe Yesu yareze akagukuza uri imfubyi, wowe Yesu yubakiye ubuhamya, wowe Yesu yateranyije ukabaho, wowe Yesu yakuye mu kuzimu kw'ikuzimu akaguha ubuzima. None uyu munsi tukaba tukubona uri umuntu w'icyubahiro. Ntabwo ari wowe wakabaye uwo. Wowe Yesu yahaye aderesi y'ubutumwa rero ari nabwo ngiye gusoreza urenzwe kare. Ariko ubundi wibutse ukuru n'Imana yagufashije, wibutse impfu yagukijije, wibutse intambara zawe yarwanye, wibutse uburyo yapfundikanyije ukabugeza aho ugezaho, wibutse uburyo yakuwagiye ikagusiga ikanakwambika. Ntabwo ari wowe wakabaye uwo. Reka da, ntabwo ari wowe wakitwaye uko iyo myitwarire yakwitumwa. Nyuma baza gusubira inyuma batangira gukritika Imana, babona nta kibamariye. Ku rwego bajya kubaganiriza bati nta kintu Imana yatumariye, ibi dukoze n'ibimubona byose dufite ni amaboko y'ibyo bintu. Ni wari wakiga kugambana, ugitwarwa n'ibyo ni wabaga wacinya umugore wawe, ugitwarwa n'ibyo ni wari gutendeka abakobwa wa musore, ugitwarwa n'ibyo wita ko ari ubuyobe. Hari ahantu wari uri ni wabaga warwana, ni wabaga inzoga, none ubujya mu kabari ugataha. Ariko shimye kuri kuningura amadini n'amatorero, kuri kuningura ibyo wagiyemo wari waramenye byari byaratumye utakirwana, byatumye ureka inzoga, byatumye ugeza aho ugezaho. Hari ibindi wavumbuye n'ibiki usibye gusa ko wakinguye umutima wawe ukinjiramo ukinjizamo ibyo wararikiye. Bundi ugize ngo imitima yabo bemera kumvira abanyamahanga kabi ngo baziruye ibyo baziririzaga, ibyaziraga kirazira yo muri bo barayizicunaguzwaga, ugacunaguzwa n'utaka gucunaguje. None ubu ngubu ukicaye ku ntebe ufite agaciro, abantu barakureba bakakubararira bakakubaha, abandi batinya kubahwa, abandi baturakaze, abandi bati bosi, abandi bati uri umukire, abandi ntabwo ari wowe wakavuza ayo ngayo. Ibyo burya ntacyo bitwara Imana. Ariko ngo bararengeye barenga n'umurongo utukura, bagera ku rwego ngo bajya mu bitaramo bashima ba mama bababyaye, bashima abakomeye, bashima inshuti, bashima aba producer baremwe n'abantu. Ariko ngo bageze ku Mana baravuga ngo iyi Imana yaremye universe iyo yabonye zero mu bintu mu buzima, umuntu bamanurira imbaraga
umuriro ntabwo turamenya abahanga bahabaye n'abagiye kuwuzimya bazatubwira inkomoko y'uriya muriro. Ibintu bibiri, hasigaramo inzu y'umukristo ubana n'Imana yegeranye n'urusengero, n'urwo rusengero rurasigaye. Yes, tubaye ikaze mwese mukurikiye Mose TV, amahoro y'Imana bane namwe muhere ku mpera z'isi zitandukanye ndetse n'Iramiro TV. Turavuze ngo nibanye mu gitondo mugire igitondo cyiza, bayarijo mugire ijoro ryiza, bari gitondo mugire nyine igitondo cyiza niko twari tubabwiye, tubifurije impagarike n'ubugingo. N'izina rya Yesu duhaye ikaze mu majyepfo, majyaruguru, murasira bwaryo, birengera bwaryo, mu ntara ya gatandatu rwota Amasimbi diaspora, mwese tubahaye ikaze. Turavuze ngo mwisange muhawe ikaze kuri aya TV yombi. Hanyuma nkuko twabasezeranyije ko tuzadufata igihe tukaza tukabaganiza ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi twagarutse turi kumwe n'umushumba, turagira ngo tumakanya ahita yibwira abantu turi kumwe, ahita nakomeza tugezaho icyo Imana yamushyize ku mutima. Amen. Amahoro ya Kristo abane namwe. Ndabasuhuje bene data, abakunzi b'umusaraba wa Yesu, ndababwiye ngo mugubwe neza. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndakwifuriza ko nawe Uwiteka yakwitaho kugira ngo impundu zawe zivuge. Ibihe byiza bibe muri mwe, kandi mbabwire ngo nukuri mujye mubana natwe turabakunda, twifuza ko muduha inama, ibitekerezo ndetse n'ibindi bijyanye n'umurimo w'Imana dukora. Imana ibamugisha, ikavuge ngo mugubwe neza. Hanyuma arakoze cyane mwene tata unyakiriye. Nibyo twari tumaze igihe tutaganira na bene data, ariko reka tuvuge ngo uyu munsi Imana iducira inzira, twagarutse kandi turakomeza gukora uwo murimo mwiza. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma tuza kwifashisha kugira ngo turiganireho hano mu gitabo cya Ezekiel. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Ezekiel, umuhanuzi witwa Ezekiel, ibice ni 22, turahera ku murongo wa 25 twumve icyo havuga. Ijambo ry'Imana riravuze ngo abahanuzi bacyo bakigiriyemo ubugambanyi, nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo. Abamize ubugingo bw'abantu, ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye, bapfakaje benshi muri cyo. Abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye mu rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera, ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, maze nsuzugurirwa muri bo. Ibikomangoma byo muri bo bimeze nk'amasega agiye mu muhigo, bivusha amaraso, bikarimbura ubugingo bw'abantu kugira ngo bibone indamu y'uburiganya. Uyu murongo muwumve cyane. Ibikomangoma byo muri bo bimeze nk'amasega agiye mu muhigo, bivusha amaraso, bikarimbura ubugingo bw'abantu kugira ngo bibone indamu y'uburiganya. 28. N'abahanuzi baho babihomesheje ishwagara idakomeye, bakabona iyerekwa ry'ibinyoma, kandi bakabahanurira ibinyoma bavuga bati, uku niko umwami Uwiteka avuze, kandi Uwiteka ari ntacyo yavuze. 29. Abantu bo mu gihugu bagize urugomo, bakajya bambura ndetse bakagirira nabi abakene n'indushyi, n'uwigendera bakamurenganya. 30. Ari nayo ntego ikomeye. Kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho ahagarariye igihugu, kugira ngo nakirimbura, ariko ntawe nabonye. Cyatumye mbasukaho uburakari bwanjye bukaze,
mbakongeresha umuriro w'umujinya wanjye, maze imigenzereze yabo nyiherereza ku mitwe yabo, niko umwami w'iteka avuga. Nakire neza ijambo ry'Imana bene data. Tugiye kuganira ijambo rikomeye, kuko buri wese agomba kumenya umuhamagaro afite. Njyewe nkwiye kumenya umuhamagaro wanjye, ariko nawe ukwiye kumenya uwawe. Impamvu ni iyihe bene data? Uyu mwanditsi aravuze ngo abahanuzi bacu bakigiriyemo ubugambanyi, nk'uko intare itondoma igiye mu muhigo, abamize ubugingo bw'abantu, ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi. Ni ijambo rivuga ngo umumaro wawe muri iki gihe ni uwuhe? Umumaro wawe muri iki gihe gisa gitya ni uwuhe? Kandi ngira ngo uyu mwanditsi witwa Ezekiyeli wari umuhanuzi mu gihe cy'ubunyage bw'Abisiraheli, yahanuye mu gihe gikomeye. Ni ijambo nshaka kukubwira ngo mu gihe urimo, mbere y'uko ugihanurira, mbere y'uko ukigisha abantu, banza ukimenye. Banza umenye ngo ni igihe kimeze gite. Banza wige imiterere yacyo. Banza usobanukirwe ubuzima kiri kujyanamo itorero n'ab'itorero muri rusange. Kubera iyihe mpamvu? Ezekiyeli impamvu yavuze aya magambo, we mbibutse ko ni umuhanuzi wahanuriye Abisiraheli ariko bari i Babuloni, bari mu gihugu cya Babuloni kwa Nebukadinezari. Kandi koko hari hagwiriyeho ubuhanuzi bw'ibinyoma bwari bujyanye n'ibintu bitatu. Impamvu ya mbere, abantu bari barabaye babi, bituma Imana ibarekuriramo abahanuzi b'uruvange. Ibyo biri muri Bibiliya, muzabisoma, aho Imana yavuze ngo umugabo witwa Ahabu yari yarananiye Imana, arema ibigirwamana, azana ibishushanyo bisengwa, ibyo bita Bayali na Shera, akingura Yezebeli, azana ibigirwamana by'iwabo i Sidoni. Imana irababara, irakaye, ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo ninde, ngo ikoresha inama mu ijuru, iravuga ngo ninde muntu washukashuka Ahabu agatabariramo Galeyadi, nanjye nkamutsindayo akagwayo. Icyo gihe ngo umwe yavuze ibye n'undi avuga ibye, ngo ariko umwuka aje aravuga ngo ngiye namushobora, namuyobya, nagenda agahinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Aha mbonereho no kugarura abantu. Dufite abantu tuvuga, hari abantu babaye abahanga n'imyoza muri ibi bintu by'ijambo ry'Imana, nta nubwo bagitinya. Ariko reka mbabwire, kuko na Bibiliya yaravuze ngo uzababwire, nibumva bazumva, nibatazumva kandi bazaba babaye abo muri ya nzu yayindi Bibiliya yavuze. Nari gushaka kwirirwa nsobanura cyane kuko sicyo cyanzinduye cyane. Aba bahanuzi rero, cyangwa se reka vuga abantu b'iki gihe cya none, navuze ngo basigaye bafite icyo kintu cyo kubinyoza, usobanura ibintu bakabikritika, nta kintu batagikritika, nibidakosorwa basigaye babikosora. Ibyo abantu badakeneye kuvugaho, ibyo badasesengura bo barabisesengura. Kubera iki? Ni igihe turimo, cya kindi Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ni igihe kibi cy'ubugoryi, ngo gipfuye cy'ubugoryi, niko yamubwiye. Aramubwira ati uramenye ntukifate uko ubonye muri iki gihe kibi kandi kigahitse cy'iki cy'ubugoryi. Rero Ezekiyeli yari ari mu bunyage, kandi ari guhanurira abantu bafite icyo kintu cyo kuba barataye Imana. Kabiri, bari kuribwa n'ubunyage bubarya. Gatatu, bari mu gihugu cy'abandi. Kane, gusenga byarahagaze. Gatanu, bari kurya bibagoye. Gatandatu, ibyiringiro byo kugaruka mu gihugu cy'amasezerano nabyo nta byari bihari, kuko Yeremiya niwe wari umaze kubahanurira ngo bazamara imyaka 70 muri ubwo bunyage. Hanyuma papa wa Ezekiyeli witwa Buzi niwe ugaragara agenda hariya mu bice bya mbere bya Ezekiyeli. Ariko natinze cyane ngo nibande kuri ibyo, reka mvuge iki ngiki. Aba bantu
Bibiliya yivuga Imana yabivuze kuko yari yababonye abantu baragiye bahinduka, abantu baragiye bakora ibyo bashaka, abantu baragiye bivugira. Ubu iki gihe cya none gisa naho kigoye, ni igihe kiruhije abagenzi, ariko Bibiliya yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo bo bazakomera, kandi nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ezekiel rero ngo yitegereza mu byiciro no mu ngeri z'abantu, abanza kureba ku bitwa abahanuzi. Yego. Ngo arebye ngo asanga ngo bahanuye ibinyoma, ariko si n'ibyo gusa, ngo kuko usibye no guhanura ibinyoma, ngo baranavugaga ngo Imana iravuze itavuze. Yego. Barabivuga da, n'uyu munsi barabivuga. Iravuze itavuze. Kabiri, ngo baragiye barya imfubyi n'abapfakazi n'abakene, baragiye bariganya abantu mu buryo bumwe n'ubundi. Ezekiel arabireba biramuyobera, areba abatambyi asanga babaye abandi. Hariya mu gice mu murongo wa 26, abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera. Hari n'ijambo rikomeye, abatambyi ikintu cya mbere ngo cyababaje Imana kikanayitera agahinda, ari nacyo kibabaje none, ni ukubona abatambyi berejwe umurimo bazirura ibintu byaziraga, bagafata abantu baterejwe uwo murimo bakabajyana ku ruhimbi, bakabicaza aho badakwiye kwicara, bakazirura ibintu byaziraga, ibyari kirazira zo mu nzu y'Imana, bakabihindura nk'aho ari ibisanzwe. Ibintu bibabaza Imana. Mboneyeho kuguhanurira yewe mutambyi, urwego urimo sinduzi, izina na titiri ufite simbizi, idini ryawe cyangwa itorero ryawe simbizi, ariko nagira ngo nkubwire ngo ibyo waziruye byari ibyo mu nzu y'Imana ntabwo bizaciraho. Yewe mudiyako, ibyo bintu waziruye byaraziraga. Ibyo bintu wibwira ko ntacyo bitwaye, igihe kigiye kugera noneho bigitware. Yewe wa muririmbyi we, ibyo uri gukora kandi nyuma ugahagarara ku ruhimbi ukavuga yuko uri kuririmbira Imana, ukavuga ko uri kuworshipinga. Worship, you have to worship wowe utari worship. Ntabwo uri worshiper ariko uraworshipinga. Ntabwo wera ariko urashaka kubwira abantu ngo bezwe. Ntabwo usukuye ariko urashaka kubwira abantu ngo basukure. Ibyo uvuga mu kanwa kawe ntibimeshe ariko urashaka kubwira abantu ngo ntibamese imyambaro. Amen. Birababaje. Mu bintu bikomeye byababaje Imana ni ukubona abantu bari kuvuga ngo bakavuga ngo bakazirura. Ndagira ngo mbibutse ko mu bintu byatumye Abisiraheli bagubwa nabi mu butayu no mu rugendo bakoze bari kuva muri Egiputa, mu bintu bitatu byabaguye nabi nicyo kirimo. Icyambere ngo bemeye gutegera amatwi abanyamahanga, cya kivange cy'abanyamahanga cyagurukanye nabo, ngo bagiteza amatwi kibabwira ibyo gishaka, kibatandukanya n'Imana, icyo bita kuguteranya n'Imana mu buryo bw'imyifato, umwifato wawe. Ibi bintu ntuzagira ngo bizasiga ubusa. Yewe wa mukristo, nibyo ko aho uri ntabwo bakugeraho n'abayobozi bawe, ntabwo mubonana uko bikwiye bitewe n'igihe naho uri, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo yaguhamagaye, irashaka kubonana nawe, irashaka kuvugana nawe. Yego. Nta nubwo izihangana, nta nubwo yihanganye, kuko ibabajwe cyane niyo miterere yawe igayitse. None se ugira ngo nubwo ijisho ry'abantu ritakureba iry'Imana iri kureba? Yego. Ibi bintu birababaza kandi biteye Imana agahinda. Imana rero irareba mu bintu bitatu rero byatumye
abisiraheli bamwe ubutaka bukasa bukabamira, abandi bakagwa mu butayu, ikagera n'aho irahira indahiro ikavuga ngo ndahiye kwera kwanjye mu bavuye muri Egiputa nta n'umwe uzagerayo mu barengeje imyaka 30. Impamvu Imana yarahiye gutyo ikavuga ngo ntibazabona gakondo. Ndababaye ni ukuri. Ntibazabona gakondo. Ni impamvu eshatu. Iya mbere ngo bakinguye imitima yabo bemera kumvira abanyamahanga. Kabiri ngo baziruye ibyo baziririzaga, ibyaziraga kirazira yo muri bo barayiziruye. Rega murakabya namwe. Ese abarakora igihe mwatujyaniye inyigisho mwatwigishije zatwubujije gukora, zatubujije ibi nibi, mwaratuyobeje na amadini ya none ibyo mwigisha. Hari igihe ubundi ko shimye kuri kuningura amadini n'amatorero, kuri kuningura ibyo wagiyemo wari waramenye byari byahatumye utakirwana, byatumye ureka inzoga, byatumye ugezaho. Hari ibindi wavumbuye n'ibiki usibye gusa ko wakinguye umutima wawe ukinjiramo ukinjizamo ibyo wararikiye. Bundi ugize ngo hari ikindi wungutse? Ntacyo wungutse. Kera ugitwarwa n'ibyo bintu ntiwari wakiga kugambana. Ugitwarwa n'ibyo ntiwabaga wacinya umugore wawe. Ugitwarwa n'ibyo ntiwari gutendeka abakobwa wa musore. Ugitwarwa n'ibyo wita ko ari ubuyobe. Hari ahantu wari uri ntiwabaga warwana, ntiwabaga inzoga. None ubu ujya mu kabari ugataha, niyo utashye hari n'abatahana ibyuma di, hari n'abatahana inzoga zisanzwe. None se iby'agakiza bikikurimo byuzuye wari utaramera uko. Reka nkubwire, usibye ko urenzwe kare, ariko ubundi wibutse ukuri Imana yagufashije, wibutse impfu yagukijije, wibutse intambara zawe yarwanye, wibutse uburyo yapfundikanyije ukabugezaho ugezaho, wibutse uburyo yakuwagiye ikagusiga ikanakwambika, ntabwo ari wowe wakabayeho. Reka da, ntabwo ari wowe wakitwaye uko. Iyo myitwarire yakagize undi muntu utari wowe. Naho wowe Yesu yarwaniriye intambara, wowe Yesu yakuye mu mfu zirenze rumwe, wowe Yesu yagaburiye bikomeye, wowe Yesu yatabaye, wowe Yesu yareze akagukuza uri imfubyi, wowe Yesu yubakiye ubuhamya, wowe Yesu yateranyije ukabaho, wowe Yesu yakuye mu kuzimu kw'ikuzimu akaguha ubuzima. None uyu munsi tukaba tukubona uri umuntu w'icyubahiro. Ntabwo ari wowe wakabaye uwo. Wowe Yesu yahaye aderesi utarayigiraga. Wewe wacunaguzwaga ugacunaguzwa n'utakagucunaguje. None ubu ngubu ukicaye ku ntebe ufite agaciro, abantu barakureba bakakubararira bakakubaha, abandi batinya kubahwa, abandi baturakaze, abandi bati bosi, abandi bati uri umukire, abandi. Ntabwo ari wowe wakavuza ayo ngayo. Ngufitiye ubutumwa rero, ari nabwo ngiye gusoreza. Yego. Bibiliya yavuze ngo abo bantu hano kuri murongo 26 ngo kandi ngo ntibamenyesheje ngo abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, ngo kandi ngo n'amasabato yanjye ibikomangoma byo muri ngo bimeze nk'amasega agiye ku muhigo, ngo bivusha amaraso, ngo bikarimbura ubugingo bw'abantu kugira ngo bibone indamu y'uburiganya. Ndagira ngo ubwirage ibintu byose wabonye mu buriganya, ibintu byose wabonye kubera undi muntu, ibyo wabonye umaze gukandagira ku wundi muntu, ibyo wabonye hari ubutabatabye inyuma aho ngaho, ibyo wabonye bigiye guta agaciro. Amen. Ijambo rya kabiri, ntabwo bizaguhira. Guhera uyu munsi ndagutangariza ko umunezero n'ibyishimo wajya kugira ukumva uraruhutse, ukumva nta nicyo bivuze, ibyo bigiye kuyoyoka guhera none. Ijambo rya nyuma rero ari ryo shaka kugira ngo tunasengeremo muri uyu murongo wa 30, aravuga ngo kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarara imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo nakirimbura, ariko nawe nabonye. Ni ijambo rivuze ngo umumaro wawe Imana yarawupimye irawubura. Hari umugabo umwe rero muri Bibiliya witwa Nebukadinezari woherejwe mu ishyamba kurisha imyaka 7, ngo umunsi umwe yabonye urutoki rwandika ku rusika, ngo rurandika ngo meni tekeri ufarasini, ngo ariko bana we ngo wapimwe mu bipimo byose ugaragara ko udashyitse.
hari igihe Imana igupima mu bihangana ikakubura, ikagupima mu basenga ikakubura, ikagupima mu bafasha abandi ikakubura, ikagupima mu bahugura ikakubura, ikagupima mu biyirije ubusa ikakubura, ikagupima mu bafasha abakene ikakubura, ikagupima mu bakunda n'igihugu ikakubura, ikagupima mu bakunda itorero ikakubura, ikagupima mu banihiye ibizira bikorerwa mu gihugu ikakubura, ikagupima mu banihiye ibizira bikorerwa mu itorero ikakubura. Ahubwo mva hose ugapimwa, ibiro bikagenda bicagata. Ariko ngufitiye ubutumwa, n'ubutumwa buvuga ngo Imana nikubura. Dore Nebukadinezari imaze kumupima yaramubwiye ngo wapimwe mu bipimo byose ugaragara ko udashyitse. Byagaragaye ko udashyitse. Yego. Ibyo byatumye uwari umunyembaraga uzwi, uwari umuyobozi uyoboye ibihugu, uwari amperere, ajya kurisha mu ishyamba, arisha imyaka 7. ngo ufitiye ubutumwa bukubwira ngo hari igihe uzibwira ngo uri mu bantu, ariko mu bundi buryo umeze nk'uri mu ishyamba. Imana izagushyiraho ibihano bishoreranye ku rwego uzibona nk'uri mu ishyamba. Reka mubwire, nawe utabona inkoni y'umuntu, ariko iyi Mana yo ntabwo uzayibura, kuko ibyo wakoze ubwabyo ntabwo bivuze ko wigeze wubaha n'izina ry'Imana wamenye. Imana yitwa nyakubahwa, ni Imana ivuga bikaba niyitegetse birakomera. Umuririmbyi we yararembye ngo iyo ihamagaye umuntu ntarara mu isi irakomeye. Iyi Mana urimo uvuga ukubonye, mboneraho no kukubwira ngo iki gihe cya none, aho abantu bose babaye abahuguzi, aho abantu bose bafashe ijambo ku bantu basenga, aho abantu bose bafashe umwanya bavuga ngo abantu bese bashaka kuba abahanga n'abanyabwenge, Imana irababaye. Yarizi ngo wari ukwiye kugaragaza pozisiyo yo kubwira abantu ngo nimusigeho. Nawe uri murebera, bamwe bavuga ngo gusenga Imana si ngombwa, abandi bavuga ngo niyo twasenga ryangombe, abandi bati niyo twabigenza gutya. Buri wese afite uko bese Imana bayidevalorize. Reka nkubwire, n'ubwashize narabivuze, abantu bo muri Los Angeles muri Amerika, igihe kimwe iyo dukurikiranye amateka ya Los Angeles dusanga ari umujyi ukomeye, dusanga ari state ikomeye, ni muri California, ni state ya California, umujyi ni wa Los Angeles. Dusanga hariya muri iriya state ya California niho haturutse ivugabutumwa rikomeye ryakwiye mu bihugu byinshi, n'Uburayi buzamo, n'ubwo Uburayi tuzi ko ari wo musingi w'ibintu by'ivugabutumwa cyane mu bintu by'ivugabutumwa. Ariko ari ahantu mvuze havuye ikivumbikisho gikomeye n'imbaraga zikomeye zo gushyigikira ivugabutumwa. Nyuma baza gusubira inyuma batangira gukritika Imana, babona nta kibamariye, ku rwego bajya kubaganiriza bati nta kintu Imana yatumariye, ibi dukoze n'ibimubona byose dufite ni amaboko yacu, ibyo burya ntacyo bitwara Imana. Ariko ngo bararengeye barenga n'umurongo utukura, bagera ku rwego runo ngo bajya mu bitaramo bashima ba mama bababyaye, bashima abakomeye, bashima inshuti, bashima abaproducer baremwe n'abantu. Ariko ngo bageze ku Mana baravuga ngo iyi Mana yaremye universe, iyo yabonye zero mu bintu mu buzima. Umuntu wabumbwe waremwe n'amaboko y'Imana, haravuga Imana ibonye zero. Uwo munsi ni Imana yasiba ngo mwarengeye muranakabye, ihita ibamanurira imbaraga, umuriro. Ntabwo turamenya abahanga bahabaye n'abagiye kuwuzimya bazatubwira inkomoko y'uriya muriro. Umuriro gusa ngo hazamo n'akayaga, yaba ari umuriro ni igikoresho cy'Imana, yaba ari n'ako kayaga ni igikoresho cy'Imana. Imana yasuzuguye ubwenge bw'abahanga bo muri California, Los Angeles, ibuhindura zero, barazimya biranga, bazana amamodoka, bazana indege, bitabaza ibihugu by'ibihangange bifite ubushobozi bwo kuzimya inkongi, biranga. Kandi inzu zose zarahiye za Los Angeles, ariko hasigaramo ibintu bibiri. Hasigaramo inzu y'umukristo ubana n'Imana yegeranye n'urusengero, n'urwo rusengero rurasigara, kandi inzu zihakikije zabaye umuyonga. Na n'ubu ntabwo uriga, wowe uracyafite umwanya wo gukritika no kuvuga nabi Imana. Ko nshimye ko ufite ibyo ngibyo, hari aho uzagera ukenera Imana. Reka nkubwire, burya nawe wivumbura ku mubyaza kibyara.
reka nta n'uwivumbura ku nkono burya iyo uyivumbuyeho urara ubusa.